Anison. Fura! Icucu. Dusharubi. Mesaho ariko ntago bimeze neza no kwimana. Yabaye. Amara wirirwa ku kazi. Mwirirwa mu rugo. Urabizi neza kuri atari we mama. Arankubita kamena amazi najya kurya akanyaka n'ibirya kabimena. Mbisi ibiki mbona yogoshesha. Papa. Wowe ku mutwe wihareba abanza urebe byibuza no kuntu bese. Reba kuba mu gitondo n'isindanga. Ariko iyo umuntu akurebye inyuma ahita amenya imbere muri wowe. Ibi bintu yogoshesha gutya koko ntibyatuma na mukasi kwara. Nese nyendaza kumenya ne ko witwara neza n'inyogosho yo ndimo kubona. Si inyogosho hari kitwaye. Kuko ushonje bwo biragaragara ko ushonje. Rubini. Fata bino byenda. Kirya nk'icyicariye umuntu. Ninde waguhaye uburenganzira bwo gufata ibyo biti? Wowe ni wowe mwana muri uru rugo. Kwambye Ni wowe mwana. Akwambye ngo ngi. Cyana kikigori. Ibi bintu byose nta na kimwe wakoze ahubwo uricaye uri kurya. Uri kurya? Anison. Fura! Icucu. Urangiza ugenda udega ku isosi uramundega aho ngira uko gisa umva mvanaho amarira mvanaho amarira haguruka ufure imyenda kirya nk'icyicariye umwobo ubundi kiba gitoraguye he wikomeza kunsakuriza wikomeza kunsakuriza Ushonje bwo biragaragara ko ushonje. Gusa Papa ngiye gupfa no kwitwara. naho ushobora kubitwara neza. Kwitwara neza ni ibyambere urabizi neza. Sinjya ku ishuri ntubizi. Ubusuye umusatsi wawujyanye ku ishuri. Ntawe ujyana se Ntabwo umusatsi barawemera. Je nshyiramo akana ari. Ese papa wagigira mbasi. Akantu kameze gute? N'umutima wawe. Ujyana ingofero ku ishuri se? Nawe sinze kabisa. Yenza rirangije. Ndaje ndebe byari byo. Ibyo byose nyoko wanyu ari muri uru rugo. Mvuga nyoko wanyu wumve mukaso. Ese umuntu muzima afata umuntu nk'igikoko. Anga afata isafuriya akayimuhonda mu mutwe ngo ninjye guteka. Agafata urukoro rwakuye mu nda yiwe akarunshwira hejuru. Ubabona yuko ngiye navutse ku gikoko cyangwa navutse papa yewe rwose none papa ngiye rwose ibintu ni hatari rwose. Wewe Usharubi. Ubwo nsanze umubeshyera. Ndamubegera ariko papa ngiye nkaba ndi papa ngiye ntabwo ngizira cy'Imana ngiye ntabwo ubutse ndamubegera nkaba ndi kugajeho. Muhamagara umubazi utari mu nzu wowe papa ngiye mani kamubwira. Lydia. Kamubwira se. Ubwira se ariko n'urwo rusatsi rufite ikibazo. Gicucu ibyo iki gikapu kikakandika uzongere kuvumvura ubwira mufata nabi ntabwo sindi nyoko nta mpuhwe zanjye uzigera umbonaho uri kunyumva uri kunyumva
ntabwo ndi so sindi nyoko nta n'impuhwe zanjye usigera umbona wowe igicucu mwana we ariko mwana ngo manderegeko ariko mwana we nuko ngenza iranyishe nukuye kuri maze umunsi wose narya ejo nanyweye amazi yonyine nta kintu wumvise verite ndetse kureba ukuntu abamwika none runaka ari agatebe wicareho nawe bibonekeye kibazo ibyo nayo ngiye kukubaza singiye no kubyihorera buriya simba mbyiboneye papa ntabwo ngirya ubonye umushikanuje se uriya umubwira ntabwo yari kugenda n'umubwira ngo yimuke ntiyari kugenda ushatse kuvuga iki ese niwumva ko arimo gutaka ko arimo gutaka arataka inzara se mu nzu ntihaba harimo ibiryo njye nzamugaburire se n'umugabo wanjye wowe umugabo wanjye nzajya ntekera nkagaburira ibiryo warabimpaye wajya ukaruhuka ruriya rukoro rwankubise mu maso wacyana cy'umuzanano urumva wiyana ntuzongere kumenyera uzanano n'umwana umeze icyana wahashye papa aranyiyama ndesaza kandi warwana we ubundi ni gute umuntu abantu bakuru bavuga kuko nanjye ushaka kunkubita nta mugabo ndabona reba nk'ibi bintu kiyogosheshe nawe ngo warabyara reba nawe ukuntu abandi reba ibyo kwiyogoshesha numvaga ndi bubiganireho nawe ariko ngubu koko nzira iki ko uba n'ahandi koko ni ukubabaho ariko ma nako nshuti yanjye rubindi se mwana wa mama ibi ni ibikize have yewe mani nawe ndebera nuko warasaze se noneho usigaye wisiga ibyo kurya reka nzana agatebe ndakujyana indero uri inshuti yanjye kadasohoka nimba warasaze ndakujyana indero have winaho iyo myanda winaho imyanda ndagira ngo mubwire ikibazo mfite wenda ugire n'inama byibuze z'ikintu nakora cyongera inshuti yanjye urabizi ko papa aba ari mu kazi avuye amubwira ibibazo mfite umugore arambwira ati genda winjire mu nzu ufata ibyo kurya simbifashe ubwo ni mukaso mukadasi arifashe amena yibase renze urabona yibase itari itirimo ifu ndimo ndaribona ibiryo narimfashe byose abimena mu maso urabona hano byose atari ibiryo ubwo ushatse kuvuga ko ibi biryo ndi kubona byakumenetseho ari mukaso wabikumenyeho byose nta n'ikiko nariyeho ari gushaka kwemeza papa ngarangaburira kandi atangaburira ntangira inama y'ikintu nakora ni ukuvuga ngo ngewe ngo ntabwo mbyumvise neza yafashe we wari urimo urya ibyo kurya hanyuma mukaso araza asanga uri kubirya abikumenaho gutyo muri iki gihugu cy'u Rwanda na leta y'ubutabera dufite mbigire gutaha muntu reka nkugire inama utaburana n'uwo guhamba nta kundi wabigira nawe ngira inama nk'umuntu w'umugabo niba turi abana twaravutse mu gasozi batugire gutya nawe mutugira inama n'ukuri kw'Imana ndakugira inama ariko ntibaze mubaze ihangane rubindi inshuti yanjye ihangane ariko ese byibura wajya ubibwiraho papa wawe kandi mbimubwira buri munsi rwose urabimubwira nabiha agaciro ngo yumve ibyo mubwira ihangane tuzi ndimo kubyemera ibyo bindya ahantu mpita mbona atari umwana urimo urabyumva ko atari umusatsi w'umwana ibyo kuvuga ngo ntabwo mba namugaburiye ntabwo ari umugabo wanjye nzagenda nkarurira nkamugaburira inkono zaho ziri tugenda warura ntacyo twaye ariko
oya umusatsi ugomba kuwukurayo n'amabwiriza hanze mu rugo rwanjye kandi yari rogo yanjye. Rogo y'ibiki se buri munyeshuri ni rogo ya minisitiri w'uburezi se wowe uri umunyeshuri nta kindi amabwiriza yo ku ishuri ni ngomba kubahiriza ukubahiriza nayo none yawe ubwonye icyo nshaka kumenya cyiza cyakuruye umurizo kikaba icyanyuma mu banyeshuri ubwenge bwacyo buri muri iyo misatsi nzajya ntama akagofero ariko oya ntabwo atari ingofero wiga n'ingofero mu ishuri ariko iyo ureba urareba ugasanga turinjije ubu ubeshya ahubwo njye ndashaka kugira ngo umenyereye urugo kuko ntabona ibiryo shinga urundi rugo rwitwa urwese papa ntabona ibiryo se gute reba hano papa reba hano urabona ntarashokombotse reba hano n'igihe byaterwa no kubura apeti apeti se ngaho nterekera agasafuriya hano nkwereye urebe ko nta kesu udafite na disipurine nziza ubu urashaka kurira mu isafuriya nyumvira umusatsi urira mu isafuriya kandi nyamara ashaka gushyashya utarishyashya nararushye pe oya ariko nawe ugerageze kumva ibirego by'umwana n'ibiryo ubu nibura wakabaye umbwira utarabyanga ari kuvuga mu mwana ngo ubu abibwiye unisi ari undi abibwiye ko yabuze ubwo nyine no hanze niko agenda kwirashira ubwo se urumva agiye kubikubwira hanze atarabihagejeje ngo se hari utwo nanjye ariko umwana wundi we abishya inkonda akabaye uwundi ati kari uwanjye nawe umwana wundi abishya inkonda uyu mwana w'umugabo wawe abandi barya ureba abandi barya ureba ese ni munsi baragusohora iyo abandi bari kurya ndagusohora vugisha ukuri reba hano ndeba mu maso igiso ni murimo kubeshya sha vugisha ukuri ndeba hano yankuye iyo abandi bari kurya ndagusohora ariko se umuntu ufite ubwanwa gute ni gute umukecuru amukubita ngukubitana yanakubaha ariko ku buryo nawe ariko ukunze ko ubaha rwose ukunze umugabo wanjye hari ubwo njya ngwirinda ku buryo nabuze umwana kurya korona yirinde ibintu byo kuvuga ngo umwana wundi n'uwundi nyine urumva yaramfashe nka nyina urumva yaramfashe nka nyina se aza kukuregera ngo mwime ibiryo bisa nawe mbonye ukuntu umuhurutu yuje nabyo bihishe ikintu impamvu umuhurutu yari yakwicaye iruhande mu mwanya wanjye ko tutari mu buriri mu ntebe koko hanze kuko araza gutya hagiye kuzajya haza ibintu by'imyanya wenda bavuga ko atarakwiye kwicara ku ntebe utari kwicara ku ntebe ngufiya ari ku ndende mumbabarire nawe niba wumva ntakurera oya mumbabarire kuri izo ntambara mu rugo nahashye ntakuma ntagize singura ibiryo nk'ikiro kimwe nyandikiho umwana runaka mbabarire umwana umufate nk'iwawe nawe kandi sha hindura iyo myitwarire yawe nawe namfate ubona ku ishuri bagiye kuzaza bambwira umusatsi wawe nawe niba utararya nibaguha ibiryo rero niba utabeshya nako nibakurangiraho bike kurangiraho ugenda warure ariko ugabanye imitwe sha ndakwikanga ubu turaje turutangiye utangire kurikirana uriya mwana ukuriya mwana afite imico mibi hari utwo mbona nanjye afite imico mibi ahubwo azigisha n'abandi oya turabireba nta kizaba nateye ubwoba wowe ibyo ni ibyacu turwana na byanga nk'ibi birega avuze ko atarimo kurya birinde ko twabyumva hasi izo ntambara twanazi kwiza yewe bityo ambwira nkongera mubuza kurya koko ambwira nkongera inkono ko ari abazirimo na bene wabo ndaza kuganiriza barumuna be ndabimenya rero ibibazo byawe nabyumvise n'agahinda ufite n'akababaro kandi ni nabyo ihangane nzabikurikirana sibyo komeza kwihangana reka nsigare mwaya mahwa ihangane nasha nidacika sha nakundi ariko mana hatari ni hatari ariko rero ubwo rero nshuti yanjye ibimenye wenda izantabariza nukuri kw'Imana ibintu birakaze